Hi boss, mumeze mute abantu banje. Muri kumwe na Bozi Amani. Banzu ndebere nimba barakanze subscribe. Nkomeze nshimire abantu bose bakomeje kuba badufasha kuzamura ino channel yacu. Reka dutangirane episode ya 12. Gusa mbere yuko dutangirana episode ya 12, mbanje kuba nabiseguraho. Kubw'ibyabaye muri episode ya 11. Episode ya 11 nayirekodinze ndwaye. Ndetse hari harimo kugwa n'imvura nyinshi cyane. Urumva ko ibyacu imbwa zabirwaniyemo. Muratwihanganira cyane. Nizere ko mumeze neza cyane. Reka dutangirane episode ya 12. Banzu nkandire subscribe kanda like, jya muri comment. Wandike ikibazo, icyifuzo ndetse n'igitekerezo byose turabyakira. Kuko hano turi umuryango, turi famille. Murabyibuka neza muri episode ya 11 twayisoje Diane yari ari mu bitaro nyuma yuko yari yafentingiye kuri parade aho yari yafunze umutwe yanze gusaba imbabazi Jamila. Murabyibuka ko Jamila yari yamwendereje. Diane yari yafunze umutwe yanga gusaba imbabazi ahubwo yiyemeza no kuba ya challenginga umwarimu kuri parade. Icyo gihe biriweho arangije Diane aza kugwa igihumure bamujyana mu bitaro. Episode yacu yarangiye Zoani yaramaze kumusezeraho agiye. Ndetse Khalifa yarafite pome amusangaho yari aryamye. Nuko tuyitangiye episode yacu ya 12, tuyitangire handi ku bitaro bya kaminuza. Diane yari akiryamye. Nuko akanya Khalifa yaraje, murabyibuka neza n'ubushize nahangaha yarangiriye. Yaraje azamura pome ati mfite amakuru meza. Nuko Diane yifata ku mutwe ati se n'ibiki ndimo kumva? Nta bintu ndimo kumva. Nuko Khalifa yaramubwiye ati mfite amakuru meza. Ariko se muri aya makuru yose mfite urumva wifuza kuba wamenya yahe mbere ye yandi? Yabwiraga Diane arimo kumubaza. Arangije aramubwira ati amakuru meza nuko mwarimu yabashije kuba yahabwa isomo. Ati yahawe isomo. Atandi makuru ya kabiri ari nayo makuru mabi cyane. Ati nuko kaminuza yose yamaze kumenya ibingibi. Yamaze kumenya ko challenginze mwarimu. Ati aka kanya guhera muri aka kanya ubu ngubu uri icyamamare muri kaminuza yose nta muntu utakuzi Diane. Diane byaramurenze ati mana nyagasani none nkozi biki? Ni gute menyekana mu bintu bibi? Nuko Khalifa yaraje aricara arangira amubwira ati Diane witekereza ibintu byinshi cyane. Kuba wateza ibibazo mu kigo ntago ari ibintu bya danger, si we wa mbere bibayeho. Ati se ntago byumva ko ari impano ufite? Ati reba ati niyo mpamvu buriya nanjye mporana nawe. Ati ndi umunyempano nkuko nawe uri umunyempano. Ati urabona twese turi ibyamamare mu kigo aka kanya twagakwiye kuba twabaho turi kwishima. Se Diane ntago ubibona ko dukwiye kuba twishimye muri aka kanya? Turi ibyamamare twembi. Nje nawe turi ibyamamare ndetse turi n'intwari z'ikigo. Ubu noneho tugiye kuba twajya mu gatebo kamwe n'intwari mu ngurube. Diane yamubaje ati intwari mu ngurube? Nuko kanya Khalifa yarasetse arangije amubwira ati ngo none se ngo ntago wibuka ngo ka gakobwa kanje yavugaga ka kagurube kiwe. Nuko Diane arangije amubwira ati se ntago ubibona ko uyu munsi nateje ibyago? Ati ibaze kuba na challenginze mwarimu none kugeza muri aka kanya Jamila yafunze umutwe ubu twabaye abanzi. Ati Jamila twabaye abanzi. Ati kandi niwe wabiteye cyagiye uza kunkoresha prank. Ati uza kunkorera prank muri rya joro. Ati se kubera iki wabikoze? Nuko Khalifa yaramubwiye ati aho yawana ati Jamila ntumutindeho wana. Ati ngiye nta nubwo nanakundana nawe buriya ngo buriya ngiye nikundira karaga gakobwa kanje cyane. Karaga gakobwa kanje ndagakunda cyane. Ndetse naniyemeje kuzajya nkagurira imyenda buri gihe cyose. Ahubwo nawe ndakwemerera ko nzajya nkugurira imyenda. Numva bari rukanyemerera nzajya nkugurira imyenda, nje nkugurira ibyo kurya ndetse no muri kantine. Buri munsi uzajya ujya kurya muri kantine. Ntago nshaka kuzongera kurira muri refe. Diane ati ati Khalifa ati ndakwiyamye. Khalifa yaramubwiye ati tuza butuje. Ndahari ku bwawe. Nje Khalifa ndahari ku bwawe. Diane nzakora buri kimwe cyose. Ati se ugiye kunkunda cyangwa ugiye kunyanga? Diane yaramubwiye ati kuse Khalifa kuko wagiye umbabarira. Ati Khalifa ati nyamara wowe. Ati kandi Khalifa nkubwire. Khalifa yarasetse arangije avuga ati Diane ndabizi utangiye kunkunda. Uri kunkunda? Ndabizi Diane. Erega ibintu byose ubushaka kubikora mu buryo bwawe ariko nje hari uburyo bwiza mgiye mba mfite bwo kuba nabikora. Mba mfite plan ya buri kimwe cyose. Reka nzajye nguhereza inama. Reka nzakubera umujyanama. Diane ari kumwitegereza ari kumwumva.
nuko Khalifa yaramubwiye ati sha umva ntago narinzi ko uri umuntu wa danger bigeze ahangaha, sinarinzi ko uri umunyempano bigeze hariya. Ati atari ku challenging mwarimu, noneho mwarimu w'umusirikari. Diane yahise amukubita imugeri, avuga ati Khalifa ndakwiyamya ahangaha, mvira ahangaha wa mushenzi. Ako kanya Diane yaturuye ya nkoni ibiriho serumu, arangije araza afata Khalifa aramubwira ati Khalifa ndaguhitana nyamara. Nuko Khalifa yaramubwiye ati humura sha na jokingaga wana ntago nayindi serie bana, ati humura ntugira ikibazo. Ariko se wowe ntabwo ujya ukunda joke. Nuko Diane yaramubwiye ati ntabwo nshaka no kongera kukubona, yese yegeka akugi. Ako kanya Khalifa afata urugi aramubwira ati umva erekera aho ngaho wana, erekera aho ngaho. Nukuri ndashaka kuba nakubera inshuti Diane, mbabarira unyumve. Diane yaramubwiye ati ntabwo ngiye nifuza kuba naba inshuti yawe, kandi ubyumve ndi serie nyamara Khalifa nshobora kuba naguhitana nyamara. Diane yaramubwiye ati umva mu by'ukuri ndashaka kuba nakubera umukunzi, ndifuza kubikubera umukunzi kandi nzagukorera buri kimwe cyose. Ndakwinginze Diane gerageza basi byibura unyumve. Diane yaramufasha aramusunika, arangije yegekaho. Khalifa biramurenga, Diane ahita afata serumu arayigarura. Diane yafashe inkoni ya serumu ajya kwikubita umuntu na serumu kimucometseho. Shamaranye Diane rwose niba ari umuntu ujya unkorera umunsi nka Diane ntabaho. Umva Diane nanjye ntangiye kumufana. Niba nawe ufana Diane nkanjye andika muri comment ubimbwire. Diane yaraje yicara ahangaha wenyine ari gutekereza ibintu byinshi. Banzu urebe nimba warakanze subscribe, niba utarayikanda banzu yikandeho, kandi nawe nimba waramaze gukanda subscribe, nimba wanagezeho uyu munsi kuri channel yacu ndagushimiye cyane, uri umuntu w'intwari. Muri kumwe na Bozi Amani. Nibutse abantu batarareba izindi episode zabanje kuva kuri episode ya mbere kugera kuri episode ya 7 ziri kuri channel yitwa Bozi Amani. Ya channel yacu isanzwe imwe iri official yanjye ku giti cyanjye. Iyo tuyihuriyeho Rwandex TV tuyihuriyeho ni yacu, ni ya famille, ni y'umuryango. Wajya ukareba izo episode cyangwa ukajyaho kuri no channel yacu y'ingi Rwandex TV ugakanda ugahita umanuka kuri dashboard, ukamanuka hasi uraza kureba ahantu hari playlist, uraza kugenda uzibona izindi episode. Nuko twagarutse hano Pazo yararimo kugenda, arangije yahuye na Teta Nyagasani. Teta nimba yageze muri kaminuza gute? Iyi kaminuza y'ubuganga sinzi uburyo yigezemo. Teta duherukana tukiga senior 6. Nuko yese amubaza ati Teta ni gute umpamagaye? Teta arangije aramubwira ati ibyo wibyitaho, ati sha umva uri muri kaminuza nziza, usigaye wiga muri kaminuza nziza cyane. Nuko Pazo yaramubwira ati ngo iki? Arangije Teta aramubwira ati ngo ako se wowe ngo niyo sura yawe ihora irakaye, ako se wowe nta na rimwe waba umwana mwiza. Pazo yaraje aramwegera aramubwira ati ako se niki kikuzanya nga Teta? Nuko Teta yaramubwira ati none se ni gute ntaza muri kaminuza yanyu? Ese utekereza ko ari ahantu nk'ubwihisho ku buryo abantu bose batahagera? Erega nana hatembera shana nahakorera ubukera rugendo. Teta yahise ebana akomeza arigendera. Nuko Pazo yaramukurikiye azamwometse. Teta aramwihorera yamuriye sini, arangije ageze ahangaha arahagarara arahindukira aramwitegereza. Pazo nawe arahagarara. Teta kameze nk'agasazi gateye ubwoba. Nuko Teta yarahindukiye atangira kubwira Pazo ati ndakwiyamye wikomeza kunkurikira, nakuvugishije urya sini, sinshaka gukomeza kunkurikira. Teta yarakomeje araza yinjiramo hano, yinjiye mu bitaro, arangije araza. Sorry munyihanganire nari naribagiwe amazina yiwe, ni Yola. Uyu ni Yola ntago ari Teta. Yaraje aza kureba Diane. Diane yarari mu bitaro, yaraje kumusura. Bishoboke ko yari umuntu wari wamubwiye ngo aze kuba yamusura. Yaraje yinjiramo hano, arangije araza aramubwira ati umva shaye ndabona imyenda ya gisirikari babereye, ese ubundi kuki mutigire mu gisirikari? Diane yarasetse cyane avuga ko se mwana Yola we nawe ntago ujya uhinduka n'amajoke yawe. Nuko hirya Pazo arangije araseka aravuga se ubundi ngo kaje gukora iki? Nuko Yola yaravuze ati ako se iki gihungu. Arangije aramubwira ati mbese uwo ni Pazo? Aramubwira ati se guko mperuka ngo wikundira ibintu byo kujya kubyina, ati ubuse ni wagiye muri kaminuza yo kubyina? Ati none suje gukora iki ahangaha? Ati bunarinzi ko ahubwo wagiye kwiga hanze none uracyari n'ahangaha. Nuko Diane yahise avuga ati umva Yola agiye kujya hanze n'ubundi. Pazo wishaka gukomeza kuvuga kuri Yola nabi kuko Yola agiye kuba yajya hanze. Utamureba gutyo ukagira ngo ni mugenzi wawe. We komeza wiga ubuganga, sha komeza wiga ubuganga, wige n'indimi kuko n'ubundi n'icyongereza we kiracyakugora. Yola agiye kujya hanze azi icyongereza cyinshi. Urumva?
nuko Yola yahise abaza Diane ati se kuva ryari mwatangiye kuba bamagara ni gute mwaje kuba bamagara ko mbona musigaye mwarabaye inshuti magara byaje kuba byari. Yola yarakomeje aravuga ati umva yewe ati sha urukundo rushobora kuba rukaze. Nuko Pazo yarahindukiye abwira Yola ati urimo kunserereza se urimo kunserereza. Yola yaramusetse bya daje. Ni joke bari barimo gutera nk'abantu biganye secondaire. Barakomeje baraganira. Nuko Yola ahita abwira Diane ati umva Diane namaze kumenya amakuru ko wabaye icyamamare hano muri kaminuza. Ati nagezemo hano nyegera kuri gate y'ikigo. Amakuru bansanganije nuko hari icyamamare cy'umukobwa hano witwa Diane, nta wundi ni Diane ni wowe. Tinyimara kwinjiramo hano umva twaruzi n'ibindi bro, uzi ko ari we cyamamare hano mu kigo. Ati rebana ko akundi ngo wajyaga wizirika ngo kuri Zoani ngo ibiki n'ibiki. Ati Zoani nta n'umuntu umuzi. Ariko amakuru bayamaye ati we na Zoani ngo ibintu ngo bishobora kuba bikaze hano mu kigo, ngo abahungu barenda kukurwanira ngo barenda kukwicanira. Diane yarasetse araseka maze aramubwira ati umva ati erega wana challenges na mwarimu kuri parade. Atariko Diane shatumva nawe urakaze ku buryo wifata ukipevera na mwarimu w'umusirikari wigisha parade ya gisirikari. Mukanya ngaho Zoani yaraje ahita yinjira, akinjira ngaho aratungurwa. Yasanze Yola mu hano arangira atungurwa. Nuko Pazo ahita yijijisha no yirebera hirya. Nuko Yola yaraje asa naho yashakaga kumuhobera. Yabonye umuntu atamwitayeho. Arangira avuga ati se waruje hano gusura Diane? Ese wanamuzaniye na watermelon? Yibaba we. Zoani yaraje azaniye Diane watermelon. None Yola akimubona Zoani yagize ngo niwe aje kuba yareba hanga kuko Yola yari yaje hano mu kigo, yagize ngo Zoani yamenya amakuru ko yaje mu kigo ahita azaje kumushaka ngo amusuhuze. Nuko Yola yaraje aje kuba yamuhobera. Nuko Zoani yaramubwiye ati umva nishimiye kuba nakubona byibura. Ati nari nanagukumbuye nk'umunyeshuri twiganye. Ati gusiza imbuto nari nzizaniye Diane. Arangije yaraje ahereza Diane imbuto. Hari umuntu wambwiye ngo arashaka kunkurira akantu. Nimero yanjye iri aho ngaho muri description, murajya muyibona muri description. Urajya ukanda aho ngaho kuri description ubone nimero yanjye, ushobora kunyoherezaho udufaranga kuri Momo ako kantu nk'akamwe. Nuko ako kanya Zoani yabahereje imbuto. Imbuto yarazanye n'iz'umurwayi. Ako kanya Pazo yahise atangira kuzahuranya. Mana yanjye Pazo ni igisambo. Nuko Yola yatangiye kubwira Zoani shati Zoani ati bishobora kuba harimo ibintu bya danje hagati yawe na Diane. Ati ku buryo namugurira imbuto ukamuzanira ka watermelon kanakatakase mu do cubes kwa dice. Shamba ndabona ibintu bishobora kuba bigeze kure. Nuko Diane yabwiye Yola atariko se Yola wajyureka kuvuga utugambo twinshi, urabona ibyo bintu ari aho byigeze biba. Ati umubano wanjye na Zoani urawuzi ku buryo ujya kuvuga ibintu byinshi cyane ushaka kudushinja ngo turakundana. Nuko Yola yahise abwira Zoani ati umva sha nizere ko imyitozo imeze neza. Ati barambwiye ngo muri kwiga ngo amasomo ya gisirikari, ngo buryo muzajya mujya ngo kuvura ngo abasirikari ku rugamba ngo mu gihe cy'intambara. Nuko aho hirya ba Pazo bahise bamubwira baramubwira atako se wajya ugabanya utwo dutigo. Yola yarababwiye ati muzibaho ngaho mwabashinze mwe nta nubwo ari mwe munshishikaje, ngiye nshishikajwe na Zoani. Yarakomeje atangira kwibwirisha Zoani utugambo twiza. Zoani ntabwo amwitayeho. Zoani nyine ni umuntu buri seri. Arangira aramubwira ati okay nta kibazo. Nuko Diane yarasetse yarebye nyine uburyo ka Yola karimo kwitwara, araseka nyine yari yatangaye byatari. Nuko twavuye ngo tugaruka hangaha kuri essentiel. Ninde urimo kuzamuka? Hari umukobwa n'umusore barimo kuzamuka. Ati wangandagiriye inkweto. Ni Pazo na Diane bari barimo kuzamuka kuri essentiel. Pazo na Diane barazamutse bamaze guhindura imyenda, ntabwo bacyambaye ya myenda ya gisirikari. Bageze anga hejuru basanga ka Yola kari gahagaze hariya karabapepera. Ngo umeze gute Yola? Yola yari yagarutse kubareba. Nimba bari ku kigo, nimba basohotse hanze. Nuko Yola yaravuze ati ese mwaje kundeba mwese? Nuko
nuko Pazo yahise avuga ati njye ntago nari mfite gahunda yo kuza kukureba sha tuwe naza kukurebaho iki Yola. Pazo yashatse kugenda barangije aramufata akaboko ati Yola ati woni Pazo ati Yola wowe man njye nta nubwo njye nanagukunda habe na gato urumva bro. Nuko Yola yaravuze ati okay nimba udashaka no kudukurikira wegumira aho ngaho ariko nimba wumva ubishaka weguma ubitekerezaho uraza udukurikiye. Yahise abwira Diana ati twigire gushopinga sha nimba adashaka kudukurikira byihorera. Baraje ngo babyinjira muri store binje mu gashop kari ahanga gacuruza imyenda ni ya myenda iva hakurya Igoma. Bari baje muri shop y'Irubavu mwibuke ko biga i Butare bari bavuye i Butare bajya gushopingira i Rubavu bari gushaka imyenda ivuye Igoma. Kurikira neza inkuru yacu ni inkuru y'urukundo tukirimo kubaha ni high school love story. Muracyari kumwe na Bozi Amani. Kanda like, kanda subscribe, andika comment. Mukanga abakobwa bacu batangiye kwipima imyenda ka Diane karaje kwipima imyenda cya Pazo aho ngaho kiri gusinzira. Cya Pazo kirimo gusinzira. Diane yaraje yipima imyenda arangije atangira kugenda modaringa agenda areba yahinduraga imyenda. No kuvuga Yola yari yamuzanye yari yaje kumushopingira. Ubwo Pazo yari yicaye aho ngaho bamusize ku gatebe yarasinziriye koko igitotsi akimaramo. Igitotsi yakimazemo. Bahinduye imyenda bahindura imyenda shamva. Barangije barashopinze Diane bamushopinga imyenda. Nuko Yola yahise abwira Diane ati umva ati Diane nukuri ati twabanye neza camvura akana keza ati ngenda gukunda byatari. Diane yaramubwiye ati umva sha nda gukunda ati base tujye gusangira ibyo kurya. Nuko ako kanya Pazo yitegereje abakobwa arangije arabareba aravuga ati aha ngo dore uko bwirata wagira ngo ni n'ubukobwa bwiza buhabwirase bwigize nabi ngo n'udukobwa twiza kandi nta na nyashi bunafite ngo erega muzajye gukoresha plastic surgery cyangwa BBL. Plastic surgery sinzi ari ibiki cyokoze gusa BBL yo isobanuye Brazilian butt lift ni kwa kundi abakobwa bajya kongeresha ikibuno ngo kibe kinini. Ubwo Pazo nawe yarabaserereje ngo bazajye kubikoresha sinzi nimba mu Bushinwa bibayo kuko nta Mushinwa ndigera mbona ufite nyashi. Abantu babashije kuba batembera hanze bageze mu Bushinwa mwandike muri comment mutubwire. Ariko se mwabasore mwe nimumbwire muri comment byaje kugenda bite kugira ngo abana b'abakobwa mutangire kubatesha umutwe mubabuza amahoro ngo nta nyashi bafite kugeza ubwo batangira kujya kwibagisha. Nimutubwire muri comment mwabasore mwe ibyo bintu mwaje kubikunda gute byanyaje. Biriya bintu bitera uburwayi ba sister bacu nimuhumure turabakunda. Waba unanutse waba ubyibushye ntukagire ikibazo waba inzobe waba uri igikara ujye uba proud yuko Imana yakuremye. Turabakunda cyane ntimukajye mujya kwigora gushyira ubuzima bwanyu mu byago. Turabakunda cyane nimuhumure turabakunda uko muri naturel. Erega numvise ko na hano mu Rwanda ibintu byahinduye isura. Numvise na Marina wacu nawe ngo yarabikoresheje nawe yakoresheje Brazilian butt lift ndetse na Jolly waho ndi tuzi hase mwagiye mureba nka DJ Flix buriya mubona ari icyo atwaye ntari proud kandi ni umukobwa mwiza. Namwe mujye mwihangana turabakunda uko muri kabisa mujye mwigirira icyizere. Reka twikomereza n'akamuvi kacu turacyari kureba episode ya 12. Nuko Yola yatangiye kubwira Diana ati Diana shaka kuri namaze gutakaza icyizere cyose ngo nari mfite kuri Zoani. Ati Zoani sinzi ko nakongera kuba namutsindira ati byibura nari mfite amahirwe mu gihe twari tukigana secondaire ariko noneho kugeza muri aka kanya ati shati wapi bakoreba ngo ukuntu usigaye uri mwiza ngo urabona ukuntu ngo usigaye uri keza. Ati Diana yareba ukuntu usigaye uri keza ati mana we ati shanu ukuri ati rwose ati ngo urebe ukuntu ngo nari naragiriye crush Zoani ngo nawe umugirira crush ati ndabizi nubwo wabihishaga ariko we byaranagaragaraga cyane gusa nyine uko byagenda kose ati nyine ntakunda ati ibintu nyine bibaho nyine uko bishatse ati Imana nigena byose tu ati Imana niyo yabishatse nyine tu ati Imana ibishaka ati ngiye nari kuba nahuza na Zoani ati ariko Imana yaguhereje amahirwe tu. Ubwo Pazo aho ngaho ari kubumva ari kumva uburyo bari kuvuga nyine bari kuvuga uburyo ba crashingiye Zoani arangije Pazo aravuga ati ngwako Diane wamushinziwe ati se ubwo ngo nta soni mufite ngo uri butugambo mwavuze ngo kuva kare igihe mwahereye baramwihoreba muri Yasini
nuko Diane yahise abwira Yola ati shango nukuri ngo papa ngo yaranarakaye nimba ari iki cyamurakaje. Nuko Yola yaramubwiye ati ngo shango reka tugende, ngo nukuri reka tugende, ngo gusa nyine shango mwifurije amahirwe we na Zoani, ati ndabizi Zoani uzamutsindira, ati gusura umunyamahirwe mwana Diane. Pazo umujinya wari wamwishe, yifuzaga ko nawe bamuvuga ariko bakajya bavuga Zoani. Yarababajwe nuko Zoani bari kumuvugaho ko ari umuhungu mwiza. Arangije Pazo aravuga ati ngo mwadushinze imwe, ngo mwadukobwa mwe twudushinze, ngo asiki ngo wagira ngo mwataye ubwenge bwanyu, ngo dore uko tureba, ngo dore uko dusa. Nuko kanya bahise bagenda. Turacyari kuri episode ya 12. Twagarutse hano Divine yari kumwe na Bashabe, sinzi ikibazo yari afite. Baraje bagera hano kuri reception, barangije barahagarara. Umureceptioniste yahise ahaguruka. Umureceptioniste yabaje Bashabe ati se muraziranye? We na Divine muraziranye? Nuko yahise avuga ati yego, ati turaba classmate turigana. Nuko arangije aramubwira ati shango nyine nanjye mba nibere hano muri job, bisa naho baziranye uno mu receptioniste uri ahangaha. Arangije aramubwira ati shift yawe ngizagiba ngo kuwa kane no ku cyumweru, bisa naho Divine bamusabiye akazi. Nuko ngo Bashabe yaje gusabira Divine akazi. Nuko umureceptioniste yahise amubwira ati reka nsubire mu kazi, ariko namba yanjye murayifite muzajya mumvugisha. Bashabe n'umwana mwiza cyane yaje gusabira Divine akazi. Nuko baraje baramanuka nukuvuga ngo bamanitse aho ngaho kuri escalier. Divine arangije ahita ahamagara Bashabe ati umva Bashabe, ati muri ibi bintu ngo nyine bya library ntago nigeze mbikoreramo, ati gusa nyine ati hari uko hari igihe nasomaga ibitabo ariko ntago nari nigera nkora nyine job nk'izi ngizi. Nuko Bashabe yaramubwiye ati umva we komeza ugerageza ibishoboka byose, ati we akazi umuntu akamenyera mu kazi n'ubundi, ati ntago ari ngombwa kuba ufite experience, ati waza hano umuntu akakwigisha akakwereka ibintu ukabikora nta kibazo. Nuko Divine yamubwiye ati sha mu by'ukuri ndagushimiye cyane pe, nta nubwo nabona uburyo ngushimira kuko ati ibintu ubu nkoreye nta wundi muntu wabinkorera pe. Divine yamubwiye ati sha abantu baratandukanye pe, abantu babaye babi byonyine kugira ngo umuntu aguhereze link akubwira ngo hari ahantu hari akazi ujye kwiyaprayingira wirwaneho byonyine biba bigoranye. Ati noneho reba wowe ubumaye n'akazi gutyo ukajya kukansabira byonyine bagahita bakampereza batanansabye interview cyangwa ikizami. Nuko baragiye tugaruka ahangaha, hari abari basohotse. Turacyari kumwe na Pazo Diane hamwe na Yola bavuye shopping barangije bahita basohoka. Nuko Yola yaramubwiye ati umva shati ntago ugaragara nabi, ati ariko gusa uko nyine biri kose, ati Diane sha nyine turaza kureba, ati Zoani turaza kureba umuntu ari buze gukunda hagati yacu twembi. Kigaragara cyo bishoboka kuba Zoani bari bamuhamagaye ngo aze kuba yahuza nabo. Ubwo Pazo acyumva bavuga Zoani yitaga yumva mesha, umujinya ukamwica. Twagarutse ahangaha, twagarutse ku ishuri. Hari wari urimo gutambuka, birasa naho hari Zoani, ntabwo ndimo kumubona neza, aracyari kure. Yaraje arangije afata telefone ahita yitaba ati yego Bashabe. Ni Zoani yari arimo kwitaba Bashabe, baravuganye kuri telefone. Tugaruka ahangaha Diane yari akicaye babazaniye icyo kurya. Nuko Pazo arangije avuga ati ariko se nibiki byamutindije uwo mushenzi ko ahora yigira umuntu wa danje aba yigize umusitari. Nuko aho kanya Zoani yaraje yinjira muri ya restaurant. Ni restaurant nziza cyane y'Abashinwa. Abashinwa bagira restaurant nziza cyane ndazibatuye hano mu Rwanda, naho zirahari. Mu Rwanda naho hari restaurant z'Abashinwa mushobora kuba mwajyayo mukajya kugura icyo kurya. Zoani yaraje araza bageze ahangaha. Zoani nibaje azanye na Bashabe sinzi, bageze ahangaha ati muraho mwese. Nuko ako kanya Yola yahise abaza Diane ati Diane karani kande mbonye ni Bashabe. Arangije avuga ati ati wowe ushobora kuba witwa Yola, ashobora kuba ari wowe Yola. Yola yahise amubwira ati yahise abwira Bashabe ati nyine nari nasabye Zoani ko twaza kuba twasangira. Arangije nuko yahise amubwira ati mva ati nanjye nyine Pazo ndamuzi na Diane ndamuzi, ati mwese ndabaza ati Yola we bari barakumbwiye ati ariko nawe ntarakubona, gusa nyine ndishimye kuba nkubonye. Bari cyaho ngaho Zoani aracecetse aracyarimo kubumva. Nuko Pazo yahise avuga ati gusa ati turaza kuba twahinjoyinga uko byagenda kose, sindabizi hari ibiryo byiza cyane muraza kuba mwabikunda. Nuko Yola yahise atangira kubarurira ati mva mugira peti,
yaraje guhereza Bashabe. Noneho ako kanya Puzzle yahise amuhagarika ati umva atirekera aho ngaho rwose wikirirwa wigora ati ibyo biryo nawe genda ubirye ako gasosi nawe kanywe ati wikirirwa ujya kumusavinga. Ako kanya Yola yahise yicara arangije aratuza yari afite mesha nyinshi cyane. Nuko Zohani yari ari kubitegereza nta na kimwe aravuga. Arangije Zohani yahise avuga ati umva atereka nyine tubyinjiremo aka kanya ati n'ubundi ati twahuje n'ubundi twasohotse reka turye n'ubundi tugomba kuba twaryoha uyu munsi kandi umva bari biyujuje imeza yose kabisa. Imeza yari yuzuye hari udusahani nka sa umva abashinwa bagiye kurya amasahani nk'igihumbi bakaba yarira. Ariko none igitangaje isahani imwe ibiriho akayiko kamwe ushobora kujya kureba nk'umuceri ugasanga hariho tuyiko tubiri, wajya kureba ibishyimbo ugasanga hariho akayiko kamwe, inyama hariho imwe, isose nuko ako kanya Yola yatangiye kubabwira ati umva biraryoshye atakira Zohani bari bamwitayeho. Aba bakobwa bari baramugiriye crash tukiga senior 6 murabyibuka mwese tukiga senior 6 bari baramugiriye crash bose nuko ngo bose bari batangiye kumwitaho. Diane ari kugerageza kumwitaho, Yola akamwitaho, noneho ugerekeho na Bashabe yahise abwira Yola ati umva ibyo biryo uri guhereza Zohani ntabwo abikunda. Yola arangije yarasetse arangije aravuga ati umva turakoze cyane kuba nyine undabuye tu gusa nyine ikintu kintangaje muraziranye kurusha uko ngiye tuziranye. Nuko Puzzle yarara aho ngaho atangira kwivumbura. Puzzle ubundi afite ikibazo nukuvuga ngo Puzzle ukuntu ameze Puzzle nyine ahora yagirira ishyari Zohani. Murabizi mwese niba twaratangiranye episode ya mbere nawe urabizi warabibonye. Nukuvuga ngo buri uko umuntu wese avuze kuri Puzzle avuze kuri Zohani neza Puzzle biramubabaza byatari. Puzzle nawe abashaka kuba bamuvugaho. None ibaze abakobwa bose bari kuvuga kuri Zohani ariko ariturije n'umwana nyine uri aho ngaho nyine witurije nkuko muzi abanyabwenge bose abanyabwenge baba biturije ntabwo bajya bwanuka. Yari yiturije akajya mureba aho ngaho. Nuko Puzzle yaravuze ati umva reka njye kuba nakuzanira biriya reka njye kuba nabikuzanira. Nuko Diane yahise amufata akaboko ati umva ati oya ntugire ikibazo ati Puzzle icara wikirirwa wirushya abantu ati nta kibazo. Nuko Zohani yaravuze ati ntaribi reka turye ibihari ntaribi si ngombwa ko mujya kuzana biriya bindi. Yola yari kubitegereza arangije avuga ati umva Zohani kuva tukiga segonderi mwana wajya gubuwa mbere muri class yacu shamva wajya gutwanikira shamva byari birenze. Nuko Bashabe yahise yungamo aravuga ati si koko Zohani yari umunyabwenge bigeze aho ngaho batangiye kurwanira ibyo kurya agasizoni karyoshye byatari umva nanjye natangiye kubafana. Ibaze ko nanjye ndi gusobanura ariko nanjye nkaba natangiye kuba umufana. Nuko Diane yatangiye guterura agiye guhereza Bashabe aravuga ati ntari bibireke nanjye nabyikorera. Nuko Yola katangiye kwivugisha utugambo aravuga ati ako se aka gakobwa ka Bashabe birasa naho benda gushwana. Nuko Yola yatangiye kuvuga ati sha umva njye meze neza ntimugire ikibazo meze neza nta kibazo kabisa. Nyine ibintu biri kubera aha ngaha nanjye byancanze noneho namwe munyandikire muri comment muri kubibona gute biri kubera aha ngaha. Basohotse bose bagiye kuri date ariko ibintu biri kubera aha ngaha byabaye agatogo nanjye byancanze. Ba crash babiri ibintu byahinduye isura. Diane yatangiye kureba nabi nuko ukanye Zohani yarahagurutse arangije mu by'ukuri twahaze ariko ndazi kuba nakishyura facture twakoresheje aha ngaha nubwo ari mwe mwadutumiye aha ngaha ariko nta kibazo facture ndazi kuba nayishyura nimugire ikibazo. Nuko Zohani yaragiye ashobora kuba yaragiye kuri comptoir ngo ajye kwishyura. Nuko Puzzle yaravuze ati umva ntaribi mwana agenda wishyure bana n'ubundi ntaribi mwana wowe uwo mu bisubizo wavukiye mu biryo sha wavukiye mu biryo genda wishyure. Umwana wo mu gikoma cyavoka sha ntago wavuga ngo ugiye kwishyura ngo ngembe naburana. Uwo ni Puzzle nta kibazo aba yifitiye abareba ahantu hari inyungu. Iyo uvuze ngo ugiye kuba wakishyura facture ahita gushima cyane. Ako kanya Yola yahise abwira Puzzle ati umva ati reba ati ibaze ko Zohani ahise agenda aka kanya twari tukirimo gusangira ati nta makosa yawe. Ubwo uwo ni Yola yararimo kubwira Puzzle aravuga ati ako sibyo ni ibiki urimo kumbwira mwana Yola ati njye birandeba ati ahubwo kuba agiye ngenda nishimye ati ntugumye kuba wandenganya ati njye ati nta kosa ngiye mfite aha ngaha kabisa. Nuko Yola yaramubwiye ati sha umva Puzzle ati nawe ntago uzi gukompeta pe none se niba utazi no gutereta niba wananiwe gutereta umukobwa ni ngombwa kujya kubwira umuntu nabi ujye kuba wamubwira nabi. Umujama niba umubibi yanamwikundiye
kubera icyo ujya kubyivanga mukajya kumubwira nabi kugeza ubwo yivumbura agahita yigendera. Ati bazi ko twari twaje kuri date tuje gusangira, ubu se ntabwo twari gutahira rimwe. None reba bahise bagenda, anishyuye bire ariko ntabwo abiriye ibiryo twaguze. Yola yarakomeje aramurabura, aramubwira ati umva Pazo uri ikigwari pe, uri ikigwari kandi ntuzongere kuba wakigira intwari, ndabizi ujya ushaka kwigira intwari ngo ariko ibi bintu biranansajije. Uwo ni Yola umujinya waramwishe, ntabwo yarazi ibintu biberanga muri kaminuza. Muri kaminuza ibintu byahinduye isura. Yola ari kugira ngo ni bya bindi byo muri segonderi bya senior 6 bakigana. Nuko Zohani yaraje azana na Bashabe, barakomeje baza bitemberera. Arangije aramubwira ati Bashabe ese naza kubona utari mu kazi. Bashabe yarangije aramubwira ati ese Zohani wase wandakariye koko? Basi mbabarira umbwize ukuri, mbabarira umbwire niba utandakariye. Zohani yamubwira ati shamba nta kibazo, ati byari ibintu bisanzwe tu, nta bintu bya danje birimo tu, tisubwo nakorakarira nguhori. Nuko ako kanya Bashabe yese amubwira ati Zohani ndagukunda. Zohani yese areba hirya biramurenga. Nibwo bwa mbere Bashabe amubwiye ko amukunda. Arangije aramubwira ati Zohani ndagukunda bya hatari. Ati turaziranye, nta nubwo twigeze tugirana ibihe bya danje, usibye kuba nyine twaramenyanye ngo kubera ko papa wawe na papa wanjye bari baziranye, kubera ko ari abantu baba boss baziranye. Ntabwo nari narakubwiye ko ngukunda, gusa Zohani ndagukunda. Ati mbabarira byibura basi tuzajye duhuza kenshi, ibi bintu ndi kukubwira aka kanya bimvuye ku mutima, ndagukunda kandi ndifuza ko byibura umubano wanjye nawe wakomeza ukaba wagera kure cyane hashoboka. Zohani mbabarira byibura basi unyumve. Zohani byaramurenze. Zohani yarangije yahise abwira Bashabe ati ko wanyibeshyaho. Nuko twagarutse hano, Diane yari yicaye wenyine muri doro. Arangije yari ari gutekereza ibintu byinshi. Nuko aho hirya hari uwahaturutse ari gukurura ibage. Ni Kadete yaraje ageze aho ngaho. Diane aramubwira ati Kadete bimeze bite? Kadete arangije aramubwira ati sha umva umwana ngo wewe wibereye aho ngaho umaze iminsi unyirengagiza, ati se warabimenye ko Divine asigaye akora muri library? Arangije Diane aramubwira ati ye ntabwo nari mbizi kabisa. Nuko Kadete yaramubwira ati umva sha asigaye akora muri library pe. Nuko Diane arangije aramubwira ati sha naho ubundi Kade ntabwo nakwirengagiza pe, nawe urabizi ko aya masomo ya kaminuza biba ari ibisazi, sha modire ziba zimeze nabi, nawe ngo narakwirengagije, nawe urabizi ariko uba wirengagije ahubwo. Mbabarira umfashe iki kintu kinsesengurira nk'umuntu w'umusesenguzi mukuru tuziranye. Mfite inshuti sibyo, nawe umugize ukuri sibyo, yagiriye crash umujama hashize imyaka myinshi cyane. Wone Diane ariko ntabwo yigeze amubwira ko amukunda, ariko si uko atabishaka kuba yamubwira ko amukunda, gusa yabuze amahirwe yo kuba yabona, yabuze umwanya wo kuba yabona amahirwe yo kuba yabimubwira. None se Kade ngaho nawe mbwira nk'umusesenguzi mukuru, ese koko uwo muntu aramutse abonye amahirwe wumva byaba ari byiza ko yabimubwira? Ese aramutse abimubwiye, yego reka tuvuge koko arabimubwiye, ese ubona umuhungu ashobora kuba yamwemera, nawe yamukunda cyangwa ntabwo yamukunda? Hari amahirwe ahari. Nuko Kadete yahise amubwira ati umva aramutse abimubwiye uko byagenda kose byibura hari amahirwe uba uri kunyereraho, ariko nanone aramutse yicecekeye n'ubundi nanone urumva ko amahirwe yiwe n'ubundi aba ari zero, kuko iyo utavuze n'ubundi ibyawe n'ubundi ntabwo biba byenda kumenyekana. Diane byahise bimucanga. Arangije Kadete yahise amubaza ati none se uwo mukobwa uwo mushiti wawe ni wowe? Kadete arasesengura yaravuze ati Diane mbwira ni wowe wakrashingiye umujama? Arasesengura yahise amubaza ati se uwo mukobwa ni wowe wagiriye crash umujama? Arangije Diane yahise abyemera, baravuga ati n'ubundi wamvumbuye n'ubundi ntaribi, ngoke ntaribi n'ubundi turigana n'ubundi ntaribi, nta kintu naguhisha. Noneho gusa ngambwira ubundi byagenze bite? Ese ufite ubundi yihe ntego? Niye ntego ufite kuri uwo mujama? Urifuza ko mwabana akaba umugabo wawe? Urifuza ko mwakundana bya bindi biri aho ngaho by'abajama bisanzwe mukajya mutwika biri aho ngaho? Samubwira ati umva amahirwe ufite kuri uwo mujama ni zero ku ijana ufite.
Diane byaramurenze aravuga ntawe nari nsabye inama pe, yewe ni nkuko byari kurutwa nuko nari kubyigumanira. Nuko twagarutse ahangaha, Diane yarasohotse arangije yaraje azangaha atangira gukora twashifoma, atangira kwivugisha ngo yego ndagukunda, ariko se ngo nari se ubundi umwana we, ariko se asuko ibi bintu nukuri Zoani wani Diane arimo kwivugisha yego Zoani ndagukunda, ndabizi ndagukunda Zoani, ariko se sinzi ibintu ari gushaka kuvuga, agumye asubiramo ngo ndagukunda. Diane byaramurenze, Diane yagiriye crush Zoani kuri bwa buryo handi nawe utabyizera ngo Zoani ndagukunda. Diane yatangiye kurepeta uburyo ashobora kuba yaza kuba yabwira Zoani ko amukunda. Ugomba kuba wakigira nk'umusazi, ukigira nk'umusazi ibintu ugahita ubigira nkaho bitari personal, ugahita byoroshye ukabigira nkaho ari ibintu bisanzwe, ukaza ukamurabura ati Zoani ndagukunda. Ati se wari ubizi ubundi ndagukunda byahatari mwana Zoani. Diane yakomeje kwigira ukuntu yarimo kurepeta uburyo ashobora kuba yamurabura, yashaka kuba yajya kubwira Zoani ko yamukunze ngo Zoani yagumye bisubiramo ngo Zoani. Diane akomeza kwikubita udushyi. Arangije Diane ahita avuga ati ngo ako Diane ngo ubundi bite byawe. Aho kanye Zoani yahise amugeraho, yari arimo gukora ka siporo. Arangije aramubwira ati ngo se hari ikintu cyabaye, uwo ni Zoani. Diane yahise amubwira ati umva sha nta kintu cyabaye tu. Nuko Zoani yambwira ati umva nyamara hari ikintu cyabaye tu, ndimo kukwibazaho, ndimo kugukeka, ndagukemanga byane. Diane arangije Zoani nukuri nifuzaga kuba nakubwira ko ngukunda, nukuri maze imyaka myinshi cyane ngukunda, kuva twiga senior 6 kuva twiga secondaire yose naragukunze, nabuze ukuntu nabikubwira, aka kanya ngomba kuba nabikubwira. Zoani ndagukunda cyane, kandi nifuza kuba naba umukunzi wawe, kandi nuramuka unkatiye ndahita niyahura. Nuko ako kanya Zoani yahise amubwira ati ese utekereza kuba wabimbwira aribyo bituma nza kuba nagukunda? Warabyibagiwe, wibeshye cyane Mana nyagasani, niba Zoani akatiye Diane sinzi. Zoani yahise amubwira ati umva Diane, ese hari undi muntu waba uzi ushobora kuba yarigeze abangamirwa n'ibyo bintu? Yababa we, Diane yarari mu bitekerezo, Diane yarari gutekereza, ntabwo Zoani bigeze bahura, ni ibintu byari biri mu bitekerezo byiwe. Yarari gutekereza ngo Zoani ngo amusanze ngo, arangije atangira kumubwira ko amukunda. Arangije yese amubwira ati ngo byibura basi ndishimye kuba byibura nakubonye uyu munsi, ariko se ngaho mbwira urankunda cyangwa ntabwo nkunda? Basi ntaribi nimba wanze kumbwira reka nigendere. Ako kanya Zoani yese amufata. Niba Diane akiri mu bitekerezo, nimba ari ibyanyabyo nanjye simbizi, namwe muri abantu bakuru mu ndebere muze kumbwira muri comment niba bari kumwe cyangwa niba ari mu bitekerezo, sinzi nanjye ntago mzi byari byo. Ako kanya Diane yahise amubwira ati umva ndumva ameze neza byahatari, mfite energy nyinshi, mfite esprit, mfite stamina. Ako kanya Zoani yahise amubwira ati umva nakwishyije ko nzaba hafi yawe cyane, papa we namubwiye ko nzakureberera. Ese nuko Zoani yaramubwiye ati ntuzajya ugira ikibazo na kimwe, uzajya ubasha kuba byibura waza kundeba, sibyo Diane? Ngaho urabeho. Ako kanya Diane yahise amupepera, yaramupepeye. Zoani ahita agenda, nimba akiri mu bitekerezo sinzi kubera iki wanyibye umutima Zoani. Arangije Diane yafashe telefone aritaba ngo allo, ngo yola bimeze bite mwana? Titwaburanye bya danje, ndagukumbuye sha, gusa nukuri ndi ikirwari. Uwo ni Diane, ndi ikigwari sha, umva ngo basi mbabarira uze kuza dusangira icyo kunywa, sibyo? Uyu munsi natsinzwe, nagerageje kuba nabwira Zoani ko mukunda ariko byananiye. Bisa naho bari kumwe byanyabyo, ntabwo yarani mu bitekerezo, ako nanjye ntabwo ndamenye byari byo neza, mumbabarire. Nanjye aka kanya nibwo ndi kuyireba ino filime, ntabwo nigeze nyireba ino filime ngo umenye ngo ni ibyanyabyo cyangwa ngo ari mu bitekerezo. Nuko twagarutse hano, Khalifa yari yicaye wenyine, yari muri liquor store, yari kwinywera za likeri zimwe mbi cyane, yari kunywa twa muzehe wicaye na za bazuka, yari kuvanga, yari yakoze cocktail. Yicaye ngaho umuseriveri araza aramwegera, arangije amaze ati bimeze bite bogari we? Arangije Khalifa yatangiye kumubwira ati ngo mwana ngo umva ngo ntabwo nshaka kuba nanywa inzoga nk'iyo nanyweye ejo uyu munsi, mwana ndashaka kuba natwika bya danje, mbabarira undeberere likeri ya danje imwe irenze, imwe itwika bya hatari. Uwo ni Khalifa.
mwibuke neza Khalifa n'umwana wo mu bakire. Khalifa afite ibiceri byinshi cyane, umwana utunze imodoka ya danje, atunze Lamborghini yiga muri kaminuza ataratangira gukora job. Mwibaze nasoza kaminuza ubwo azaba atunze yihe. Yarakomeje ngo akarikeri kiwe. None ahangaha sinzi umujama wahise amubwira ati mvango brother binyuze bite se man, ngo ariko man ngiye ndabona karikeri kararenze. Ako nawe reba man ndikumva ndi hayi bya danje, ndi hayi bya tari. Twagarutse hano Diane yari kuri telefone ayifitiye ka kofi mu ntoki ari kugenda avuga ati umva ngo mwana ngiye ndimo kuba naza aka kanya, ati mukanya ndazi kuba nkugezeho, ati naribi uko byagenda kose shabire kuba byatungana tu si gahunda barimo gupanga ari yihe. Igihe cyose narebeye ino film aka episode kancanze bari kugenda bakubitamo utuntu dushyashya ntazi. Aranje Diane isamubwira n'umuntu bari barimo kuvugana kuri phone, aramubwira ati umva naribi ndaje mukanya, ati bye naribi. Diane isafata ka kofi ari yasigayemo gake arakanywa arakaranguza, aho hirya yari puberi yesa ajugunya muri dustbin. Ako kanya tugaruka hano cya Khalifa cyaje kirukana, sinzi ikibazo Khalifa afite. Khalifa yarirukanse bya danje, nabajama bagira muri bane baje bamukurikiye, sinzi ikibazo yari yagize. Baramubwira ati umva hagarara ngaho. Yaraje arinje bwira ati Diane. Aranje Diane avuga ati umva Khalifa ati hagarara ngaho. Sinzi ko se yakoze. Khalifa barimo kumwirukaho. Diane arinje avuga ati se nibiki byabaye. Diane yahindukiye arareba avuga ati se Khalifa nibiki bimubaye. Aranje yarabitekerezaho. Diane yatekereje aranje ako subundi birabyari bigamije iki. Khalifa yarakomeje arirukanka, yaraje yirukanka agira hanga birasa naho bashobora kuba bamukurikira. Khalifa ari mu byago, abajama baje bamukurikiye bafite n'inkoni za danje, baje bafite ibibando nguva wagatafari we hagariraho ngaho wagatafari we ndakwica ndaguhitana. Ati hagarara rekeraho kwirukanka n'ubundi nta uri buducikire, hagariraho ngaho wagatafari we hagarara. Barakomeje bamwirukaho, umva urishyura uko byagenda kose ugomba kuba wakishyura uyu munsi, ibyo wakoze ugomba kubyishyura. Khalifa sinzi ikintu yakoze, bakomeje kumwirukaho. Khalifa sinzi ikintu yakoze uyu munsi, ni ikibazo gikomeye cyane. Turacyari kuri episode ya 12. Banza umwandire kuri subscribe niba utarayikanda. Wewe wamaze gukanda subscribe uri umuntu w'umugabo cyane, ndagukunda cyane. Mwandira like, jya muri comment wandikamo igitekerezo cyangwa icyifuzo. Aho kanya tugaruka hano Diane yarari wenyine arangije avuga ati nibiki byabaye. Ese Khalifa yaba ari mu byago? Ako se abaye mu byago byagenda bite? Reka njye kureba ibyabaye. Ako kanya Diane yarahindukiye ahita agenda amwirukseho. Yagiye yirukanka. Yaratekereje Diane n'umwana mwiza yatekereje kuri Khalifa aravuga ati use yaba ari mu byago bakaba bagiye kuba bamugirira nabi. Diane yaje yirukanka. Tugaruka ngaha Khalifa yarakomeje arirukanka. Araza ashaka aho yihisha arahabura, arangije araza yicara n'irwande bw'imodoka. Abatipi baraje bahagara hariya bavuga ati umva we genda ushakira hariya, nawe ugenda ushakira hariya. Ashobora kuba yihisha ahantu hamwe hangaha kuko nta hantu yaducikiye. Ni muri parking, yaraje yihisha muri parking. Baraje abatipi bafite ibibando bya danje barashaka kuba bamugirira nabi. Mana nyagasani, Khalifa ari mu byago, Khalifa ari mu bibazo bya danje, nanjye ndumva mfite ubwoba. Khalifa yarakomeje arihisha, azayihisha ku kamodoka hangaha avuga ati mana we, ati mana mfasha untabare ry'uyu munsi ryonyine, ntago nzongera kunanirana. Khalifa sinzi ikintu yakoze, yakomeje yitegereza abajama aho ngaho, yari ari kurekinga ari gukora surveillance. Abatipe ariko bari bahagiye bya danje. Khalifa nawazi kwirukanka, yaraje arirukanka ahita baca muri humye. Umutipe umwe baramubonye Yesu azamwirutseho ati ngikiriya cyakijama. Mana nyagasani, Khalifa yaraje ageze ahangaha dore ibyago byiwe, yasanze urugi rufunze. Mana we sinzi ikibazo Khalifa afite. Khalifa afite ibyago, yarahindukiye araseka aravuga ati n'ubundi byarangiye, reka tubirangiriza ahangaha mwana. Ati basore basambwira ati mwana mutoya, ati waturuhije byadanje, byibura basi twari kugukubita nk'inkoni 10 ariko bitewe n'ukuntu watwirukankije aka kanye tugiye kuba twagukoma byadanje. Atariko nuramuka wemeye ukatugurira marikera arenze turakwihorera naribi. Arangije Khalifa yese babwira ati umva girlfriend wanjye agiye kuba yagira ahangaha,
araza kubavunira umuheto, muraza kuba mwabona ibigiye kubabera aha ngaha, muraza guhura n'ibibazo bikomeye cyane. Arangije arababwira ati umva, ase ko muri abana beza, ubundi mwaje kuba amabandi gute? Ni gute mwabaye amabandi? Murifuza ko nabagurira agacupa kamwe se byibura? Kalifa yarakomeje abatera injuga ati so n'ubundi ko twari turi kumwe, ubundi byaje kurangira gute? Ni gute mwaje kuba mwankurikira mufata gahunda kuba mwaza kunkurikira ngo muzi kunkubita? Twishimanye bya danje, erega n'ubu ngubu twakishimana, twakomeza twaba twagirana ibihe bya danje. Ariko ikintu cya danje n'ubundi abakobwa n'ubundi ntago ari ibintu bya danje wana. Ese ubundi twapfa umukobwa? Niba bapfuye umukobwa sinzi ukuntu byagenze. Umutipe umwe arangije bisa naho ari we wari ukuriye iriya genge yose yari imukurikiye, arangije aramubwira ati mwana, ibintu wakoze nawe birarenze, tugomba kuba twaguhereza isomo rya ruhago uyu munsi. Ngo baraza kuba bamuha isomo rya ruhago, niba bari muri football nanjye ntumbaze. Urumva none Kalifa arangije aramubwira ati umva mwana, njye izina ryanjye rirazwa ahantu hose, mvuka i Nyamirambo, nitwa Kalifa, umuntu ufite gahunda, umuntu ufite kime, naza nyiyongoze noneho ngaha muze mu nkome noneho. Mwankurikiranye kuva kare, cyo kura nirukanse, nifuzaga kuba nareka ibintu bikaba mu mahoro, ariko ikigaragara cyo ndabona musabwa gukubitwa, ngani muze mu nyiyongoze sha. Aho kanya muja mwese mukubita inkoni, yamukubise inkoni yo mu ntege. Kalifa itapfukama. Arangije umutipe ahita amubwira ati ese nuko wari uri kwiyemera burya nta nubwo uri uwadanje, nawe uzingira ngo uri Jackie Chan cyangwa uri Jetiri, none burya ye baba we umuntu ari gukubita inkoni ntube wanayikwepa. Kalifa yarabwiye ati umva, nakomeje kwiyoroshya, nindamuka nzamuye ibisazi byanjye, abazimu banjye nibabyuka muraza kuba mwambona, nkomeje kuba nabagirira impuhwe, mbafitiye impuhwe. Kalifa yakoze mu mufuka sinzi akantu yakuyemo. Arangije Kalifa yarahagurutse, ariko yararimo gucumbagira. Umutipe yamuhamije, yamukubise mu ntege, ashobora kuba yamuvunnye umutsi. Kalifa arangije yahise akuramo akanini ahita agatamira. Yatamiye akanini, haye basi kurikira agasobanuye kacu, turacyari kuri ya nkuru y'urukundo, ni high school love story. Arangije Kalifa yarababwiye ati nga ongera ugerageze niba uri umuntu wa danje. Umutipe yaraje ajanga akihagera, Diane yahise ahagera, Diane yaratabaye. Ako kanya Kalifa yahise avuga ati Diane sheri wanjye. Diane yahise abavunira umuheto, yarabakomye kweri, ye baba nyagasani. Kalifa nawe yarumiwe, Diane yahise afunga kamayi, aravuga ati ngaho noneho ko mwigize abantu ba danje, ngaha ni muze. Kalifa yahise avuga ati Diane urahari koko? Ticyokoze kabisa, tuhagereye ku gihe, ticyokoze ndakwizera kabisa, ati niwe wanje kabisa. Diane yahise ababwira ati umva, muri umubare mwinshi, mufite umubare mwinshi, twe turi babiri bonyine, mwe muri benshi, ngaha ni muze. Umuntu ufite gahunda wese nazi, ubumva ufite kime nateremo, naze none hanyiyongo. Ate se muzi ibintu bigiye kuba byababaho? Diane ababwira ati mbahaye amahirwe ya nyuma, umuntu mwumva akunda ubuzima bwe nabe yigendeye hakiri kare. Wumva afite urukundo rw'ubuzima bwe nabe yigendeye hakiri kare. Umutipe wari wahagaririye ayamubwira ati umva agakobwa wese urumva wakora ibintu bya danje, ibintu uwo muhungu atakoze wowe urumva wabikora. Arangije bahita baramwataka. Diane yarabakomye, Diane yarabakubise, Diane yabahaye isomo. Diane yakubise abajama, yakubise abagabo, yarabakubise bafite inkoni, bafite intwaro, ariko yarabakubise akoresheje amaboko yiwe gusa. Mwibuke neza, Diane ni champion, afite imikandara 8 yo muri kickboxing yagiye atsindira mu marushanwa. Diane yarabakubise. Umutipe wari uhagarariye abajama aravunje avuga ati ako se akagokobwa bite byako. Diane sinzi ukuntu yarangaye, ibanije ahita amukubita inkoni ku mutwe, arangije ahita azungera. Mana nyagasani, ako kanya na Kalifa baramukubita ku mutwe. Mana nyagasani, ninde uri butabara ahangaha? Ninde uri butabare? Diane baramukubise na Kalifa baramukubise. Diane umujinya waramwishe Diane. Arangije aravuga ati Kalifa, ninde muntu dukozeho, ninde muntu dushotoye? Diane yarahagurutse, munabare Diane agiye gukora ibara. Diane turamuzi n'indwanyi kuva muri episode ya mbere, yakubise abagabo 4 ku munsi wa mbere dutangira episode ya mbere, murabyibuka. Diane yarahagurutse noneho ku muntu umukozeho, ku muntu umweretse ko ngo ari umuntu wa danje, umuntu ushatse guchallenginga Diane ntago ajya atsindwa muri challenge, ntago ajya kunda umuntu umutsinda muri competition no muri class
no muri classe arahangana ahantu hose. None ibaze none umuntu ushatse guhangana nawe mu byo kurwana afite imikandara 8 yo muri kickboxing, yatsinze champions 8 zose. Muracyari kumwe na Bozzy Amani. Banzu nkandire kuri subscribe wanje, kanda like, andika muri comment nushaka ushyire mu dutima ntari. Diane yarahagurutse. Diane arangije avuga ati ngiye gutanga isomo. Yakubise umuntu, yarabakubise arangije umva yaraje abinjiramo aravuga ati ni gute umukora ku mujama twigana, umujama twigana classmate wanjye mumukoraho gute classmate wanjye ni gute mumubangamira. Yarabakomye. Khalifa nawe arembera aravuga ati cyokoze uyu mukobwa n'uyu kabisa. None Diane yarabakubise bose hasigara wa undi bakuriye. Diane yaraje amugeze imbere nawe ahita mukoma. Ye baba we, yaramukomye aramurangiza. Diane twese tugaruka handi mu bitekerezo. Diane yahise agaruka muri bya bitekerezo bye akunda kuzamo. Yahise aza mu bihe byahise, aza mu bihe by'ubwami, ahita agaruka mu bihe by'ubwami. Yarahagaze ahangaha sinzi abagabo yarari kumwe nabo. Abagabo babiri baraje baramubwira ati umva ye baba we, atega gukobwa ni keza. Arangije yaraje araguruka. Iraje guhangaha abatipe baravuga ati uyu muntu ko ashobora kuba kazera, ashobora kuba ari indwanyi y'ibwami. Barahagaze baratinya bayikangamo. Haye bas aho kanya Diane yarababwira ati umva aka kanya ni kumanywa, ni gute mugerageza kuba mwagerageza umwana w'umukobwa mukaza kumubangamira? Ni gute mugerageza kubangamira umwana w'umukobwa muri ibintu by'ibigabo? Reba ibintu by'ibigabo by'ubwanwa, ni gute mubangamira umwana w'umukobwa udafite n'imbaraga zo kuba yabarwanya? Barangije bahita bamwataka. Yarabakubise. Diane yakubise umuntu, yamuteye akantu mu mbavu. Arangije ahita akubita umuntu akantu mu gituza, yamukubise bushido. Diane yari afite bushido mu ntoki. Diane yari yararakaye muri za nzozi ziwe, nimba ari mu nzozi nimba ari mu bihe byahise. Abajama bahise bagira ubwoba baravuga ati uyu mukobwa ni inshinzi, reka twigendere. Bahise banyanyagira, baranyanyagiye bahita bakarenga, barakarenze. Nuko ako kanya Diane yahise abwira umwana w'umukobwa ati haguruka, ati humura bagiye none aka kanya nta muntu uri bwongere kugukoraho, nzakomeza kukurinda nyagasani, ntabwo ari umukobwa. Ako kanya yahise amubwira ati urakoze kuba watabara ubuzima bwanjye. Diane yarikanze amubwira ati umva none se bite byawe, ese ni ikihe kibazo ubundi ufite? Umutipe yahise amubwira ati ngomba kuba nagushimira uko byagenda kose, kuko ikintu nkoreye aka kanya ngomba kuzagushyira ku rutonde rw'intwari. Diane yaribaje byaramucanze. Umupeti nimba ashobora kuba aturuka ibwami, kuko yaramubwiye ngo yabwiye Diane ati nzagushyira mu ntwari. Namwe murabyumva, umuntu ushobora kuba yagira ububasha bwo kuba yashyira umuntu mu ntwari agomba kuba aturuka ahantu hari ubuyobozi. Umutipe yahise amubwira ati umva nguri intwari ya danger, ati umukobwa wa danger. Episode 12 nahangaha tuyisubikiye. Mwari kumwe na Bozzy Amani. Kanda subscribe, kanda like, andika comment. Ndabakunda cyane, muri abantu b'intwari cyane. Reka duhuze muri 13 ndaje nayo nyikore mu kanya.